nani imisi byaciyemo byaratangiye kuba akajya ambwira ati umugore wabaga ni unyitaho ni uzi ku makeya ni uzi gukora ibintu uzi gupanga ibintu neza akamunyu ndahagira namenya ko muri cyagenza mwivuga ubutumwa nasamya kanerinda kwiyakira birananira ndabwo kubyara n'umugabo nk'uyu nguyu utagira icyo amfasha rimwe na rimwe akaba bwo mbibona agagara ku muhanda kanyurira ngo waragiye uragaruka biragucanga ndi kwicuza impamvu wagarutse akaneza abantu abaturanyi bakanuka nzajya muranahukana nagarutse kuko nahukanye nk'inshuro utabara ndabamara nzongera mpakinga ibintu mfate imodoka ngende koko ubwo umunsi umwe arankubita mvuye kubwiriza arankubita mbura n'umuntu nabara abana baza kunyiza nabara bakubita afata igiti agiye kukinkubita mu bwonko akajya yigamba avuga ngo ntabwo nzongera gukubita ngo ujye muri ribu ngo nzakubabaza ngo paka ngo nurambirwa uzagende twasezeranye njya muri ribu ati se mwarasezeranye ntabwo twasezeranye ati se umugabo gukubita akenda kukwica bimeze gute ati fata igipapuro ujye kwisuzumisha ko umwana ameze neza ndagenda nyifata igipapuro njya kwisuzumisha barambwira ati mwana ni muzima bamuhereza konfikasiyo ya mbere yanga kwitaba iya kabiri yanga kwitaba iya gatatu yanga kwitaba ariko naragenda iryo habara rye riramamagara riranyandikira riramamagara ngo umugabo yaneye indango ubundi se ngo wangorewe ngo igenda ikagaruka ngo wazagumyeyo ndavuga ko mana ngeze naho nuko n'indaya ngeze naho nuko n'abantu ngeze naho nandagazwa ku musozi ngezwe naho agenda avuga ngo uyu mwana nwite suwe ngeze naho umugabo akageza kwitekera inkono yiwe nanjye ngateka ibyanjye n'abana banjye oya se kandi akaza gahaha yarangiza agateka agafata inkono yiwe agateka pe cyangwa bagamwimye ibyo kurya reka umunsi umwe njya kubwiriza ahantu umuhano uzamanurira ngo Imana yakugize igitambo cy'abagore nabwo ubundi igitambo cy'abagore bose baba mu isi ubwo haciye umunsi wa gatatu nimutse umuntu aramamagara ati wa mugore yaragarutse barabana ati umugore ari kwigamba ngo umuti warakoze ngo niyo nagaruka ngo ntago yayisohokamo kurazwa hanze imbeho kayumva neza utwite ku myaka 30 ugahahira n'abana n'umugabo nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp tangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose kandi dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana birashoboka ko waba uri mu buzima butakoroheye ariko nuhura n'ukuboko kwiza kw'Imana Imana iraguhindurira amateka ubuzima bwawe bugende neza nkuko mubimenyereye tuba dufite abatumirwa batandukanye niyo mpamvu kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa turagira ngo tumusabe atangire yibwira abamubonye ari bwo bwa mbere. Nitwa Mugwaneza Pamela umupasiteri mfite abana 5 ni i Kigali. Pame umeze ute? Ndakomeye. Uri mu mavuta se? Mashya y'ubusiribateri n'abana 5 ngiye kubyara wa 5. Niyo mavuta mashyashya? Naho akuza abameze atubwo. Amavuta akuza abameze ate? Akuze? Iyo hari amashyashya haba ari nakuze. Ubwo nayo nuko yarindira. Ntabwo ari ubwa mbere rero abadukurikiye wenda bamwe bakubona abandi n'ubwa mbere kuko haba hariho abashyashya binjiye niyo mpamvu twari tugusabye ngo banze wibwira abadukurikiye ariko isuzama n'amakandi kantu ngo uri umusiribateri ni ukubera iki uri umusiribateri Pame? Duheruka nyine ikindi gice dukora mvuga ngo mva muri Kenya nkaza mu rugo. Yego. Ariko ubu ntago nyiriyo maze ikindi kimwe cya kabiri mva muri rugo. Abadukurikiye bazi ko wavuye muri Kenya ababonye ikiganiro cya mbere ubwo n'abatarakibonye nabo banyarukireho babanze bakirebe.
vuga yuko waje Imana ivuganye nawe ko ugiye gusubira mu rugo, uraje usubiye mu rugo, ubundi mu rugo wasubiyemo gute nyirizina? Reka bari wenda duhera. Yego, navuye muri Kenya, niho twasoreje. Mva muri Kenya ndaza, umugabo antwaza ibintu, ninjira mu rugo, aratwakira, dusanga yatetse, turarya, turaruhuka, buracya ubuzima burakomeza. Haciye nk'icyumweru ndangira kubona iyerekwa dutongana. Nta n'imisi byaciyemo byaratangiye kuba, akajya ambwira ati umugore wabaga niwe unyitaho, niwe uzi kumakeya, niwe uzi gukora ibintu, uzi gupanga ibintu neza, akamunyurira, akambwira ko njye ntacyo nshoboye ari we ushoboye. Nyuma yahora asohoka mu nzu, ajya kuba mu nzu yo mu rugo ntoya, akajya abamo, nkabaho n'abana banjye, ngakora ivugabutumwa, Imana igatanga umugisha, abana bakarya. Imana iza kungira neza, abana 2 bariga, ariko abandi 2 ntibiga, uw'itandatu nine ntibiga, umugabo nabarihire n'ubundi kuko n'ubundi nibyo yakoraga, akomeza ya ngeso yiwe. Nuko nkajya njya kubwiriza, nkaza nkatukwa, abana bakava ku ishuri batinze kuko bigaga kure, kubona tike bitoroshye, umugabo adashaka kubishyura tike. Ndahagira namenya ko muri cyagenza mwivuga butumwa nasamya kanera inda, kwiyakira birananira, ndabo kubyara n'umugabo nk'uyu nguyu utagira icyo amfasha. Akimana imbaraga ikajya mbwira ati yonda niyo umugisha, n'umwana uje kugufungurira ubuzima, uje gukura agasuzuguro, uje gufungura urufunguzo rw'umugisha. Umeza kubyakira, nkakora ivugabutumwa, umeza kwihangana nyine no gusenga. Ariko wenda mbere yuko tugeraho ngaho, watubwiye yuko igihe wavaga muri Kenya uje gukora umurimo w'Imana, yakubwiraga ko nta mugore agira, ahubwo ari umupangayi. Nyuma yaje kukwerurira gute ngo wabaga ahangaha ngo niwe wampaga keya, kandi n'ubundi yaraguhakaniye ko nta mugore afite? Nyuma yaje kubyemera ko aramufite. Yamwirukanye. Arabikubwira? Akubwira ko se we yamwirukanye kandi bapfuye iki? Ntabwo yakimbwiye. Ubwo ngubwo mbayeho ngaho, ari byandi nyine bidahinduka. Abantu bakayabwira ati urwo rugo si urwawe, aza gucunaguza bundi bushasha, umuntu mwatandukanye ni mwabana. Ibintu nk'ibyo rimwe na rimwe akaba bwo mbibona, agagara ku muhanda akanyurira, ngo waragiye uragaruka biragucanga, ndi kwicuza impamvu wagarutse, akaneza abantu, abaturanyi bakanuka, nkazana umukozi akagenda, mba mu buzima bugoye bw'ikosi. Umwana wanjye mukuru aza kwangara, aragenda kubera urusaku, agenda bari mu bizamini, yakora ibizamaramara icyumweru n'igice. Ahagarukiye umugabo bahurira mu nzira, aramwirukankana, umwana kubera guhamuka, aramwirukankana, amukubita jida, umwana yikubita hasi arinyarira, amuzana amukubita, amubwira ngo sanga nyoko, ngo ninzereze, ngo nyoko ninzereze nkawe. Birambabaza, abantu bakabwira ati vaho nga ntago uzahabyarira, uragoswe impande zose, Satani ashaka gupfana n'inda. Imana mu bushobozi bwo kwimuka mva ahangaha, n'ubundi nongeye nahukane, nkavuga ko Imana nzajya mura nahukana, najye nagarutse kuko nahukanye nk'inshuro utabara. Ndabwo Imana nzongera mpakinga ibintu, mfate imodoka ngende koko. Umugabo akajya ajya kurara muri ryaha bararyiwe babanaga, akajya aza rimwe na rimwe Imana ikamubwira ngo urinze kurwara sida. Umugabo agenda aba muri ka kazu, akageza akanesha umutwe ko mu rugo, akanesha umutwe. Nkambwira mabukwe ati se ko wibeshaho n'abana bawe, yageka kukubuza amahoro. Ubwo umunsi umwe arankubita, mvuye kubwiriza, arankubita, mbura n'umuntu nabara, abana baza kunyiza, nabo arabakubita, afata igiti agiye kukinkubita mu bwonko, agikubita hasi. Kigiye gukubita kubwiye ko yakuzizaga iki? Ntacyo. Yarazaga nyine akankubita, kuko ajya kunkubita nabanje kubyerekwa, mbona umuntu anera urushinge, ariko sinamenye ibyo ari byo. Mu minsi 2 nibwo yankubise ndakunyica. Umuntu ambwiye Imana ngo urupfu nazi ibyo ari byo. Abantu banga kunabarana umusozi utuye, abantu utamenye ukuntu bateye, abana baramukwepa, barirukanka, bajya guhamagara ubuyobozi bwaje, umuntu yagiye. Mujyana muri RIB, abantu bambwiye ati mwihorere n'umufungishe, mwihorere. Ndabwo se ndamufungisha, n'ubundi njye azarushya mugiye murira, ndamwihorera. Akajya yigamba avuga ngo nago nzongera kubita ngo ujye muri RIB, ngo nzakubabaza ngo paka. Wowe urambirwa uzagende. Tubaye muri ubwo buzima, mbonye ukuntu umwana yangaye, mbonye ukuntu agarutsamo, nagira ngo ndinzererezi, ndavuga ati ibintu ntago bizavamo. Nuko birangije ndasenga ngo Imana amereza amafaranga yo kwimuka. Nuko ariko ubwo umugabo
bitaragera aho ngaho akajyaza akararasakuza akanesha umutwe ngaho akanyurira akagenda mbunza ahantu hose ngo ndi mubi ngo nta cyiza cyanjye cyamvaho avuga amagambo menshi cyane nkavuga ati uko byasa kose byariyongereye uko nahavuye byikubye inshuro nyinshi ni ukuba mu buzima budafatika ni ukuba mu buzima bugoye ndavuga Mana uyu mugabo ntitwasezeranye njya muri RIB ati se mwarasezeranye ntabwo twasezeranye ati se umugabo gukubita akenda kukwica bimeze gute ati fata igipapuro ujye kwisuzumisha ko umwana ameze neza ndagenda nyifata igipapuro njya kwisuzumisha barambwira ati mwana ni muzima bamuhereza konfikasiyo ya mbere yanga kwitaba iya kabiri yanga kwitaba iya gatatu yanga kwitaba iya kane ngiye kumurega abantu barambuza bangira inama ati mwihore niwafungisha umuntu mwabyaranye kandi unakijijwe wowe ndamwihorera akageza yasinze akigamba ngo wagiye ngo muri RIB ngo bagutumije igipapuro cy'imico ngo urakibura ngo none ngo uri kwivugisha ngo ngo hama hamwe ngo ubundi se ngo ubundi ngo ninjye wakuzanye ndavuga se ko ansabye imbabazi ngo ngaruke twubake ngo akahita aseka agatwengeka akaseka ngo nakubwiye se ngo uze ngo wigeze ubona njya kugucyura ngo hama hamwe ngo ubone nareba ukuntu abana biga nabi nareba n'ukuntu abandi bana batiga bikanyobera nareba ukuntu ari njyewe uhiga mbese witunze umugabo ubana n'umugabo uri aderesi uri aho bikanyobera ndavuga Mana ubundi mu biki ndafata ibihe byo gusenga umugabo nagiye maze iminsi biratara mu rugo ndagenda ayirarira kuri iryo habara ryiwe ariko naragenda iryo habara rye riramamagara riranyandikira riramamagara ngo umugabo yaneye inda ngo ubundi se ngo wangorewe ngo igenda ikagaruka ngo azagumyeyo ngo ari ibintu nashize aho ngaho ngo ntago azancika ngo tuzabana ngo sinzamurekura ndabwira ati nta kibazo uzamugumane kuko n'undi nta kintu amariye nuko ngo nawe ntushobotse ngo nawe ntago ushobotse ndabwira ati wowe ushobotse se ko wari uvuyemo kandi ari inzu y'ubuntu mitamuboroka ndavuga ko Mana ngeze naho nukwa n'indaya ngeze naho nukwa n'abantu ngeze naho nandagazwa ku musozi ngezwe naho agenda avuga ngo uyu mwana nwite suwe ngeze naho nseba ubwo Imana inuma umuhanuzi azambwira ati Imana irambwiye ngo yarakwanitse nije kukwanura abandi ati Imana igukwega ikanzu y'agasuzuguro abandi ati uko wasebye kuri uwo musozi Imana ije kukuvana kuri uwo musozi guhindurira ubuzima nuko ubwo ngubwo abandi ati senga uva aho ngaho turi kubona uzaterwa icyuma kandi mu by'ukuri burya iyo umuntu agiye mu rwego rwo gukubitwa no gupfa wapfa abandi ati niko zubakwa abana batanu uzabajyana hehe abandi batihangane nyina ati hari uzasohoka ave muri iyo nzu muzayigurishe umugabo ati sinzagurisha umugabo akajya gutya ngo ni mu kwa data ngo ubundi se wazanye iki nkavuga ati habaye mu kwa data ruko habaye mu kwaswa ruko nahubatse akanesha umutwe ngo matura ngo urara ndayisohora hanze ngo urare hanze ejo bundi yumve mu ivuga butumwa ndaza hanze buracya mwitinda ingana gutya buracya ndavuga ati bya bintu ni seriye noneho ndabibonye mu gitondo ndabyuka njya mva hanze ndagenda ndaryama buracya nuko umugabo akageza akitekera inkono yiwe nanjye ngateka ibyanjye n'abana banjye oya se kandi akoresheje amakara yanjye ariko kubera gukizwa se nkamwihorera akaza agahaha yarangiza agateka agafata inkono yiwe agateka pe cyangwa bagamwimye ibyo kurya reka ngiye niyo nabwo Imana yambaye imaye ko Imana yabanciyaga inzase nkabibona naratekaga nkamwarura akarya cyangwa nanabirya abana be bakabirya ba muri ubwo buzima ndavuga ati aho bigeze aho Imana itangiye kumbwira ngo sinshobora kubyarira ahangaha akandaza hanze akambwira nabi akankubita nkavuga ubundi nzabyara uyu mwana rimwe na rimwe abantu bakavuga ati uzapfana n'iyo nda uzagwayo uzabyara umwana ufite ikibazo uzagira uti ndavuga ati aho bigeze uyu mugabo arara hanze atazananzanira na sida ahubwo yagarutse mu nzu asasa amatora ye nanjye sasi yanjye ubwo hari nta matora abana bagiraga iyo twashwanaga yafataga amatora ye abana barakabari yajyana abana bakarara ku isima ariko Imana izakubikora umunama igitanda na matora Imana imumera umugisha n'amashuka ba mu buzima nyine nk'ubwo ngubwo bwo gukorera Imana ndavuga Mana ubundi ubuzima mbamo no kugeragezwa n'umuhamagaro no kugeragezwa n'icyo umuntu azaba cyo no kugeragezwa n'urugo umunsi umwe njya kubwiriza ahantu umuhanuzi aramanurira ngo Imana yakugize igitambo cy'abagore nabwo ubundi igitambo cy'abagore bose baba mu isi ndavuga ko ushimwe ko Mana wabyemeye ko bitugeraho uzemera ko binatuvaho
nuko Imana ati narakwangaje atari konje kukwanura ati nanze kugutabara ati iyo ngutabara utaraciye mu ikosi wari kumvaho atariko niyo mpamvu nabikoze ubwo haciye iminsi Imana ikoresha umunamo 50,000 ikoresha ndamezi 50,000 ikoresha ndamereza 100,000 Imana ibaho umugisha ubwo mbafashe imodoka kuko ari amazi iminsi birarara muri iryo habara ryiwe bampanze ibintu nta nimbaga nabifite nazanye abantu babimpangira imodoka yaje saa 12 babiterekamo mfata abana 2 mbashiramo abandi 2 bafata moto ngenda kushaka handi mba umugabo aje arambura atangira none kunoteza ambwira amagambo ambabaza ngo umuntu abaye ndaya niyubaka ure kujya utanga ngoma ubuhamya ndavuga ati se wiyemeje kujya unoteza no kuva naho mvuye aho nkagusigira inzu naruhiye inzu nasenge inzu nashizeho amaboko nkabanyitaye n'abana tukaba turi kwangara wowe yisigayemo n'amahabara ubwo urumva hakabaye incunaguza gutyo ndamwangiye kukuboroka byiteka sizongera kuborokora mba ndamuborotse ubwo haciye umunsi wa gatatu nimutse umuntu aramamagara ati wa mugore yaragarutse barabana ati umugore ari kwigamba ngo umuti warakoze ngo niyo nagaruka ngo nago yayisohokamo bwira abantu ndababwira ati ntayigomemo nta kibazo ubwo ngiye nananiye kubaka wazubaka cyangwa afite uburyo afite ibizamwubakira nuko ubwo mba ndahavuye nigumanira n'abana ndimo ndasenga ngo Imana ice inzira mbyare ndabyara muri iki gihe noneho abandi bana basubire ku ishuri ubwo Imana yambwiye ko izama inzu ubwo izanshumbusha cyangwa nimba remeye ko mbaho gutyo n'abana tuzabaho kandi Imana izajya iducira inzira uragira uti yajyaga ambwira amagambo mabi yo kumbabaza magambo ababaje ni nk'ayahe magambo wibuka yaba yarakubwiye yagukomerekeje kumbwira ngo indani zubaka kumbwira ngo nizinyurwa ibintu nk'ibyo ngibyo ese koko indani ntizubaka oya barubaka nshuti none iyo wakijijwe icyo ubushaka no gukorera Imana utuje ariko iyo Imana itabyemeye ntabwo wubaka ngiye gusa nakuyemo icyigisho gikomeye muri ubu buhamya ibintu nagiye ncamo nakuyemo icyigisho gikomeye nakuyemo icyigisho gikomeye kivuga ngo ntago ushobora kwizera umwana w'umuntu ngo wumve ngo ubuzima bwawe bwose buri ku mwana w'umuntu kuko abantu turi abanyantege nkeya Imana nitagira intege nkeya nicyo cyigisho cya mbere nakuyemo tutagomba guhanga amaso abo tubana nabo ngo tubashire ubuzima bwacu twose twumve ngo byacitse ngo byakomeye kuko ubuzima bwose nabanye n'umugabo imyaka 10 yose nagiye mbona Imana indwanirira umwana akambaza ikaye atari kuyibaza se umwana akambaza bika atari kuyibaza se kandi nakora nkora umurimo w'Imana gusa umwana akambaza menerevare atari kubaza se kandi sakora umwana akambaza buri kimwe icyarya n'icyari bunywe n'icyari bwambare umugabo twabyanye nta kinafasha na mitiweli ari njye umwishirira mitiweli rero nta kwikigisho kivuga ngo Imana itakurengera nawakurengera ikindi cya kabiri nahakuye yuko kwihangana bitagira ubwenge ntacyo bimaze umugabo ushaka kukubita akakwica nge nagiye nsimbuka impfu nyinshi avuga ati nzakwica Imana ikandenza urupfu ndubona gutyo agafata nk'ikintu agiye kukinkubita mu bwonko akagikubita hasi cyangwa agafata ingoma agiye kuyinkubita akayikubita ku nzu ejo akambwira ngo mukande nkamukanda Imana ikatanga igitambo rero ababyeyi bavuga ngo niko zuba kwanga reka ngiye nkubitwa umuntu akakubitana n'ikintu yakumariye nk'ubu ngubu ngiye yankubitagana n'ikintu yanamariye abandi bakavuga ati arankubita akankubita igitenge arankubita akakubita minervare y'abana norongeye arankubitana n'ikintu ankubise urumva makuru icyigisho rero gikomeye naho kivuga yuko nta muntu ugomba kubana n'umuntu amukubita akamuhohotera kugeza mu rwego rwo gupfa kuko abantu baricana ikindi cya gatatu nakuyemo icyigisho gikomeye kivuga ngo ni amahoro twabona muri isi kwa data niho hasendereye amahoro ni amahoro yuzuye uva mu kigeragezo ujya mu kindi nahukanye nagiye mu kindi kigeragezo nahukanye nagiye mu cy'umwana nahukanye nagiye mu cyo kuburiye kwishyura inzu nahukanye nageze gute ugasanga nyine Imana niyo yujuje amahoro yashatse kuyaguha yaguha yashatse gukarangira gukaranga nacyo ni ikindi cyigisho nagize gute nakuyemo aragucyuriye ati n'ubundi ndaya ntizubaka ubundi we yari mugabo umeze ute mwaho yari umugabo umeze burase we nawe ntiyari iryo raburiya ntabwo mbizi nawe ntabwo yarakijwe kandi n'ubu ntabwo akijijwe ahubwo ni kwakunda umuntu aba ashaka kugukomeretsa akomeza kwice kuko uyu mugabo tukimara kubana yafataga urusinga akankubita nk'uruhinja ngo uzongera
urumva rero nari nangiye ikosi kuko iyo naza ko kwakira umwami n'umukiza ngo menye Imana ntabwo uyu mugabo twari kumarana n'umwaka ariko kuko namenye Imana nakomeje mvuga Imana niko zuba kwa reka komeze senge reka komeze nihangane komeze senge aho kugira ngo senge bimanuke ngasenga byiyongera kugeza aho nabonye yerekwa mbona urugo rwanjye rufashe ku rusinga ruri kugenda rumeze ngo urabibona ariko byarangiye n'ubundi rwikubise hasi gusa Imana yemera ko bitugeraho. Ufashe utwawe kugira ngo ukize amagara yawe kugira ngo ukize ubuzima bwawe n'abana banjye. Yego. Hanyuma abana ubu ngubu mubanyeho mute? Ese uwo mugabo n'ubundi wenda araguhamagara akagira icyo agufasha? Nubwo yamfashaga tubana ubundi bwo yamfasha tutabana kubera kuntu navuye mu rugo ancunaguza kuri telefone kuri WhatsApp anyahereza ibintu anuka naramuborotse. Hari igihe wenda yakohereza ka mobile money kuko mobile money ntabwo bayiboroka. Ntabwo yakohereza kuko ndi no muri Kenya maze imyaka 2 narakanye nta kintu yamfashaga. Ntabwo yabikora afite iryo habara rye babana n'iryo azajya afasha. Nese ntabwo ujye umuhamagara ngo umuvugishe umubwire uti abana bakeneye iki? Ntabwo bibaho kuko n'ubundi ntabwo nigeze mukenera ku kintu kijyanye n'abana kuko nta kintu yigeze amfasha na kimwe. Byose ni kwa kundi nyine Imana iguhereza umuntu izuko muzabana ikavuga ngo abana babazigishwa nanjye sinzagukoza isoni abana bawe nibazicwa n'inzara. Imana ikakubwira ibintu nk'ibyo ntumenye ibyo ari byo ariko wabyinjiramo ukavuga ati bya bintu Imana yavugaga nibi. Ko numva se ubuzima bwawe imibereho yawe nshatse navuga ngo uri umugore w'amateka bikomeye. No buhamya no kubutanga muri season uko bukeye nuko bwije ntago biba byoroshye. Biba byoroshye gusa nyine ntabwo Imana ishobora guhuza ikigeragezo uzi ko utazagishobora kandi niyo utagishoboye guha imbaraga nzi ko ari andi mahirwe kandi nkomeje umurego wo gusenga. Ijambo ryavuze ngo amakuba n'ibyago ntabwo byakutandukana n'urukundo rw'Imana. Rero sinzatandukanywa n'urukundo rw'Imana ndakomeje gukorera Imana mu bikomeye mu byoroshe mu ntambara mura nazo n'abana banjye nkomeje gukora Imana kuko abana banjye barambwiye ngo mama ngo si twakubwiye ngo nitugaruke muri uru rugo ngo nitwakubujije ngo reba ngo yarakwishe. Urumva nayo abana nabo byarabarenze nabo baba bafite agahinda. Abana adashaka no kumbaza ngo papa ameze gute kuko bazi ibintu twacanyemo reka kuko bazi ko ari njye ubaruhira kuko bazi ko nkubitwa bareba nkatukwa bareba. Ubu rero njye mpise ngira ikibazo ndebye ukuntu twite mpita nibaza noneho aba bana bwo bashakishiriza gute? Njye nta kindi nkora sibyo umurimo w'Imana ndagenda nkabwiriza Imana yame iryo 10 ngategamo 4 5 bakarya ibyo ubuzima bugakomeza. Ntago njya nkomeza ubuzima nzi ko Imana ijya indwanira kuko guhera nyibana n'uriya mugabo kugeza ya masaha mbeshejwe n'ubuntu bw'Imana nta kindi. Birakorohera se? Ngomba kubicamo none nabigirane nabihande. Iyo utabonye aho ubwiriza se Imana ica izindi nzira ariko umurimo no gukorera Imana. Umurimo no gukorera Imana. Nsanze rero ari umurimo utoroshye ariko nawe nanone ntiworohewe. Ntago norohe ariko Imana irahari. Muri byiza uyu mwuka ngo Yesu ni byose ko umufite ntacyo wabasha gukena. Iyo umutekerejeho kareba n'ubuzima urimo yagushyize muhita utekereza iki ku gitsina gabo? Hari igihe nigeze gura n'umuntu arambwiye ati si ubwo koko nta soni ufite kuba utwitiye uriya mugabo. Ndabwira nazongira kuko umugabo wanjye yizize kumbwira ngo mfite trauma. Ndavuga se kuko Mana ngira trauma ariko nsanga bishobora kuba nyifite kuko nimba umuntu wawe ukanukagaruka gusaba imbabazi ukagaruka ukabona nta gihinduka ibintu biri kugenda bizamuka bimanuka we akabona ko yagufashe nk'urupapuro ko ufite trauma buriya abafite impamvu abivuga. Iryo jambo ryarambabaje cyane kandi burya iyo utarekuye ikintu uhora ubabara. Hari igihe ushobora kuvuga ngo ufite ikintu gutya uzi ko ugifite kandi kirimo ubusa. Rero bikaba ngombwa kugira gute ukanguka. Abantu benshi bambwiye ati gusubira n'umuntu mwatandukanye ni nko koga amazi ari mwibasa ukayisubizaho. Ni nko kumira ibintu bishyushye ukajya ubizunguza mu kanwa ugahoreza mu kanwa. Urumva rero iryo kosi nariciyemo gusa muri iyi minsi biragoye kubaka ariko abantu nibakomere nanjye ndakomeye.
ku myaka yanjye 30 ndakomeye negereje Imana. Ku myaka 30 ndakomeye negereje Imana. Ku bana 5 negereje Imana. Inda aryo iyo ya gatanu. Iyo ni ya gatanu. Gukubitwa, kwipapa ukimama, kurazwa hanze, imbeho ukayumva neza, utwite, ku myaka 30, ugahahira n'abana n'umugabo. Umugabo agateka agafata inkono ye ku makara agafata inkono ye akaza cyane rwose. Ariko Imana yarajya ese ubwo wamugana reka uko Imana yanyanitse koko bibona kwe wamugana reka ngaruka inyuma yaguze amasafuriya cyangwa yaraje akoresha yanjye narayajyanye. Imana yaranyanitse n'ukuri, ariko ndazi ko izanyanura kandi n'ukuri izanyanura. Aha, reka yenda tugane ku musozo. Gira icyo ubwira abadukurikiye. Nibakomere, abari guca mu ntambara z'urugo bakomere. Naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, niko Dawidi yavuze. Weho ufite ibyo byiringiro? Ibyo byiringiro ngo nibikoze isoni, niko Pawulo yandikiye Abaroma. Ibyo byiringiro ntago bijya bikoze isoni. Hari ibyiringiro ngendana nabyo ko Imana izangirira neza. Wasanga ufite n'amakuru. Amakuru y'ibyiringiro turayagira nyine y'amasezerano. Ashimwe Imana yaguhaye amasezerano akaba ari kugukomeza mu gihe nk'iki. Muri byuzi mukayemba ngo ndubuhamya bugenda. Ariko ntanakubeshyure n'ubuhamya bugenda bwo. Sibyo? Kabisa pe, urubuhamya bugenda. Uwo ninjye abantu bicare bige. Wakureba disi ntago yabona ko wari ukwiriye kuruha. Imana irahisha. Imana iraduhisha, ariko hari naho igera ikadushira hanze bakatubona. Ubundi ntago Imana ihoza amarira mu utararize, ntago bibaho. Uragomba kubanza kurira ikaguhoza. Nararize rero nize rwose imoze nkuko yavuze ngo uyu mwana ni umugisha. Bishobora kuba nasubiye muri rugo ngiye kurangiza irindi shuri ngiye no gutwara uyu mwana umugisha. Uziko uri kugenda mu nzira hari uwakwifuza kumera nkawe. Yowe yerekwa rye ryawe ripfuye. Ubwo ntabwo ryaba ari iyerekwa, ahubwo ryaba ari irari rye. Yaba agize irari ribi pe. Ariko nshimye Imana muri ibyo byose. Nshimye Imana ko yandinze gusara. Yego. Nshimye Imana ko hari igihe abantu baca muri bakarwara stroke. Ndibuka ndi muri Kenya ndi nagiye kubwiza nahure n'umumama umupasiteri w'umunyarwanda wari waje kubwiriza. Arambwira ati mama ntago nzi bihuri gucema ariko Imana yabwiye ngo ikurinze depression. Urumva ubuzima umuntu abacamo. Nshimye Imana ko ndinze kurwara iyo depression, kurwara stroke, kurwara umuvuduko, kurwara umutima, gusara, gukenyuka, kwicwa n'umugabo. Urumva ko umugabo agira ibintu bimufata rimwe gato kuba yakurangiza. Nshimye Imana ariko navuye muri abigeragezo n'ishuri, nubwo ibigeragezo bitarangiye, nubwo intambara zitarangiye, nubwo ishuri ritarangiye, ariko nshimye Imana ko navuye yo ndi muzima. Nagiye mu bitaro nakubiswe ngo mvunike mbikimuga, kuko nurumva ni imbaraga z'Imana gukubitwa utwite ufite indingana gutya, ni imbaraga z'Imana. Ukajya kwa muganga akakubwira ngo umwana ni muzima, ni imbaraga z'Imana nta kindi. Rero nshimiye Imana ko yemeye ko nca muri iryo kosi kandi ikamfata ukuboko ikandinda abana ntibicwe n'inzara, nubwo byabaye ngombwa ko bamwe bakiga nabi bisubira inyuma. Umwana mukuru aba ari segonderi, nicyo kintu cyambabaje, ariko nshimye Imana ko yemeye ko mbicamo kandi kabisorezamo mbivuyemo. Kandi ikindi utataye ni wabona buriya Imana ijya gutabara umuntu yabanje gutanga ibitambo. Ubwo iriya nzu ishobora kuba ariyo yatambyemo igitambo kugira ngo ndokoke. Nta sezerano mfitanye nawe, yanayikora icyo ashaka, ariko Imana byose irabizi. Ibyo tucamo, ibihe ducamo byose igize gutera biza. Ababyeyi benshi bagiye bati ngo batama etaje barayaruhiye baragenda kubera kubura amahoro. Rero ndashima Imana kuri ibyo byose naciyemo kandi kama imbaraga. N'abari kubicamo Imana ibaha imbaraga kandi bahanga amaso Imana. Abantu turi abanyantege nkeya, abantu tuve mu guhanga amaso abantu. Umuntu yaguhinduka, umuntu
umuntu ni muremure, umuntu ni inyanja, umuntu ni umunyantege nke, Imana ni itagira intege nkeya. Yego. Mu bantu burya habamo umuntu kandi wasanga uwo muntu ashaka nimero yawe. Ndayitambutse. Ni karibu. Ni ya WhatsApp 0781 96 40 0781 96 40. Reka dusoze n'ubundi turageze Imana. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye ko wabanye natwe, watangiranye natwe, usuzanye natwe. Ushimwe ko wabanye natwe, uhabwe icyubahiro. Ndagushimiye kubw'ibyo naciyemo ukabana nanjye, uhabwe icyubahiro. Kandi ndagushimiye Mwami ko wemeye ko nca ahangaha, kuko harimo ababicamo bakabura naho babivuga, bakabigumana mu mitima. Ndagushimiye kubw'ababyeyi Mwami uri guha imbaraga zo guca muri ibi bintu, baha imbaraga zo kubisoza amahoro, kuko uritangira ukaba n'iherezo. Mwami w'abami, ubikore kwiyubahisha, kandi abari guca muri ibi Mwami bakomeze ubaha imbaraga. Ntago biba byoroshe, ubarwanira intambara izo bazi n'izo batazi, ubarengere ubatabare. Abari mu gihugu cy'u Rwanda ubarengere, abari muri za Afrika ubarengere, abari mu bihugu bikomeye za Canada na za Amerika hose Mwami bari guca muri ibintu bikomeye, Mwami ubarengere. Amaraso yawe abatwikira, abashireho uburinzi, gukurura kandi uri Uwiteka. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, urakoze. Amen.